abantu b'igisenyi ko nta muntu w'igisenyi waje hano harana babwiye ko nge nta muntu ujya ntago mwari muhari yababwira ngo mfasha abarozi bose babwegeranye niba buke bahamagare arega ibyanga bagitanzania nta muntu ndo niba hano waje hano aroga nangeragereze anyoherereze asa ubwo nari njyazayo abantu batazana abana gusenga ngo barabigira ngo byishe nk'umuntu pasiri wabo ngo byishe. Haleluya. Itangiriro 21:19 aranditse ngo Imana imuhumura amaso abona iki aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba ayaramiza umuhungu. Se ninde yahaye wagenda ukajya ku murongo wa 17 cyangwa ku murongo wa 16 aragenda icara amwerekeye amuhaye intera ngaho umuntu yarasa umwambi uko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa icara amwerekeye Imana yumva kandi Imana ndiku tugiye kuri kubwira Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu marayika w'Imana ari mu ijuru. Nibaze namwe ukuntu umuntu aririra inaha bikumvikanira mu ijuru ibintu birakora by'abarokore. Uyu mwana yararize marayika ushinzwe kumva amarira arayumva aranayasemura. Imana izi gusemura amarira gusemura amasengesho. Marayika w'Imana ngo ari mu ijuru ahamagara Hagayi aramubaza ati ubaye iki Hagari witinya kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu wawe aho ari. Imana twumvire hano mu izina rya Yesu. Haguruka byutse umuhungu wawe umufata uko nzamuhindura ko bukomeye. Imana imuhumura amaso abona iriba aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba ayaraniza. Kibazo gihari iri riba rivuye he? Yari rihari imbere yuko arira cyangwa rije ako kanya marayika arifukuye. Ndashaka kubabwira ko dufite Imana ikora ibintu bitatu. Ningahe? Icyambere irarema. Umukuru w'igihugu ageremera abaturage. Igihugu ageremera abaturage kandi abaremera nabamerewe nabi. Icya kabiri iyi Imana irazura. Ikazura ikintu cyose tutitaye iminsi kimaze naho kiri nuko tukita n'amazina yacyo n'urutare rukiri hejuru. Na gatatu igahinduka. Aburamo kimwe gukorera zurire. None Hagayi ararize akirira Imana imuhumuye amaso arabona abona iki tarazi kija ko cyari gihara atakibona cyonse ndashidika. Hano hari abantu bicaye hano cyaye mu buzima bategeze batekereza ari gihe bicaye barira batazizakurikira. None iyo Imana ibivuze ntiwabyumva. Imana ivuga ikintu ifite bamushaka dusenga muri mutaba duhaye ya minota uzi kuntu yihuta hashize 5 kandi rashira ariko ibitaboneka birahari. Gute tugisoma ijambo ry'Imana noza nsoma mu gitabo cya kabiri cy'abami 3:17 ndacyari gusoma nsoma ahantu henshi ariko reka nje gusoma n'umundi ni kubategura ngo dusengane. Igitabo cya kabiri cy'abami 2:6:17 abami bakunda kubona abami ba kabiri ako ninye abami ibice 3:17 bice 6:17 aranditse ngo nuko Elisa arasenga ati Uwiteka nakwingize muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka muhumura amaso y'uwo musore arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare y'umuriro. Uyu nawe hari ikintu abonye. Uyu rero buriya hari ibintu bibiri baho bari bagoswe n'ingabo z'abase n'abagota. Imaze kubagota bari bafashe iki yo kubabuza ayige Satani ajya gota ubuzima bw'umuntu
ukuri ibyo bigashika. Cyari umuntu waje ngo musengere afite ibibanza 7 wa Kigali, arabirya birarangira, arya kimwe gashira, arya ikindi yajya gukora bikanga, asigaranye kimwe, ibintu byagiye birangira. Ndamubwira rero ikintu wakoze wowe, wagize ngo burya ibintu mufite mu mubiri fatika bitanye isano n'umwuka. Ibintu by'ubona bifatika, ibyo ubona bifitanye isano n'ibyo mu mwuka, ari ahantu bihuri. Iyo mpamvu Imana ijya kurema igeremo ibintu amanza kubivuga kandi izabona ukuntu bibonye ute byagiye gute, acaho bikozemo anga bikoze nkahanye. Amenye ko ari ibintu bitwa kirano, ari birindwa na umuntu akakora icyaha gikoreye mu bintu Imana yamuha. Yahamaze gusoma rero abo witwa Elisa yari yagoswe z'Abasiriya. Abasiriya baragaragaraga, bigaragara, bifite amazina, bifite uko byitwa nuko bizakwica n'amatariki igihe uzaburanira, yari mugose. None nubwo Elisa yagaragaraga nk'umuntu usanzwe, burya tuba ahantu habiri cyarimo, tuba mu isi ebyiri, tuba mu isi ziri cyarimo. Ko tumaze gukizwa ngombwa byacu babitse mu ijuru. Paulo yaravuze ngo ntabwo tubina sigaye bote bacu buhisha ububitse, bibiri gasigari n'ahangaha. Umuntu w'Imana ni kwamera. Noneho baje kumufata rero, yavana n'umuntu nyamubiri, abarazibonye kandi zarizo ari mu mubiri, yabona bari byo, aranteye, arabyohereye, abiteze. Abantu b'igisenyi ko nta muntu w'igisenyi waje hano harana, babwiye ko nge nta muntu ujya, ntago mwari muhari. Yababwira ngo mfasha abarozi bose babwegeranye, niba buke bahamagare arega ibyanga bagitanzania, nta muntu ndo. Niba hano waje hano aroga nangeragereze anyoherereze. Asa uko nari njyazeyo abantu batazana abana gusenga ngo barabigira ngo byishe nk'umuntu pasiri wabo ngo byishe. Abwa ni ngewe sinya, uzabishyire mu nzira no mu mazi, ngewe simeze gutyo. Ati turi igiki? Arambwa ati nawe uri umurozi. Kandi va nkubwira ikigambo ry'Imana rivuga, avanga intama zanjye ndazizi, kandi intama ya Kristo ibyemera nazo ziranzi. Wazimpaye arusha bose iki? Amaboko. Ntaho basha kuzivuvundura mu kiganza cyanjye. Ntago mbina hangaha, ntago mu umbona mfite body, umubiri ugenda, ariko ubugingo kugira ngo nkoreho nuko banza Imana niyibyumva mbere yanjye. Ntago nge mbyumva se ningiye bangoreyeho, Imana niyibyumva. Uko kugira ngo Imana ifata gutya mu kiganza, yavuze ngo Yesu aramfata akagira gute, akamkomeza kuko nkunda bigiza gute. Haleluya! Ni gute wafata amanwero ukamukura mu kiganza cya Kristo? Wakura mutarimo nge simbi naha ba mu kiganza cya Kristo. Noneho mbwira ukuntu nguramo, urabanza ugwane na Kristo, ubumbura ikiganza cyari ngiri gushaka. Noneho biri kavuga ngo niyo Yesu abumbuye ikiganza ntabwo ngwa. Kubera iki? Yaduciye mu kiganza nk'iki imanzi. Haleluya! Imanzi ni inkovu. Inkovu wayikura muti, wayikaraba. Yesu ntiyadukaraba ngo abishobora, yaratwishushanyije atwibaruza. Hanyuma iyo umuntu akoze inama, agakora inama ari njye ashaka, ihitimu bavuga icyakora bazate sinjye uzo bateranyishe, bazaza mu nzira imwe babyumvikanyeho, batatanye muri zingahe? Muri 7. Abakwanga, abakugisha impaka n'abakuburanya, uzabashaka muri amere nk'ibita wandogo nkuyeho, wankura kwandi ndahita nkuririmbira kavuga ngo wampangara ndi kumwe na Yesu, wampangara ndi kumwe na Yesu, oya ntawe, oya ntawe, oya ntawe. Ntabwo tuba hano gusa, turi ahantu hangahe habiri. Kandi iyo umuntu amaze gukizwa, Imana yohereza igisirikare cy'umwuka cyo kurinda abantu bazarago gakiza. Mu Baheburayo haranditse ngo, niko handitse mu Baheburayo ngo dore amarayika ni imyuka ishinzwe kurinda abazarago iki?
agakiza. Ma yawe hari zishinzwe kukurwanya, oherejwe ani inyuma yawe hari zishinzwe kuturwanya, oherejwe. Iyo umuntu afite amaso y'umubiri abona ibibazo gusa, yajya mu mwuka akabona ubutabazi. Elisa ahita asengera umugaragu we ati mana n'umuntu w'umubiri azi ko ndi no gusa ndi umuntu ufatwa nuko nubonetse wese, ura amaso aramuhumura. Yabonye iki? Izindi aravuga ngo mbonye izindi ngabo zisa gute? Ati mbonye ari iz'umuriro, amagare n'amafarashi nayo nayiki. Ubwoba burashira. Buri icyaguhumura amaso ukamenya urukundo Imana igukunda, ukamenya imigambi Imana igufiteho. Haleluya! Icyaguhumura amaso wava mu gahinda. Imbere yawe hari ibintu Imana igomba gukora, ariko ukeneye kubimenya kugira ngo utiyahura, utarwa depression. Haleluya! Ntabwo tugoswe n'ibibazo gusa, ukeneye guhumuka amaso. Hari izindi ngabo zikurinda. Imyaka umaze ubaho, ubayeho gute? Uza amanama yagiye kubaho ntugire icyo uba, uza abakoroze ntunabimenye. Ubu se Imana itaragutanza cyagihe iragutanga none? Imana ishaka kukwandagaza ntiyari kubura uburyo. Iyi si yose aha yishaka gukoza isoni warandagaye cyagihe. Ubwo yakwimanye wa munsi, n'uyu munsi irakwimanye mu izina rya nde. Amen. Ubwe azabyikorera ntacyatuma izina rye, kandi icyubahiro cye ntazagira. Ntituzabikora. Ubwe azabyikorera ntacyatuma izina rye, kandi icyubahiro ntazagira. Ashaka guha amatangazo y'umwuka. Iguhiga n'ibigukiza biraturanye. Anyemerera bigize gute? Biraturanye. Inzara y'Isamariya yari abantu barya mu hurunguri y'inuma n'ibisike by'indogobe, barya n'abana ku irembo ry'Isamariya hari amatoni y'ibiryo. Zara n'ibiryo bigize gute? Agasuguro n'icyubahiro bigize gute? Twajya kwa Morodekayi, muramwibuka bashinze igiti ku mugoroba, mu gitondo si ifarashi bigize gute? Niyo mpamvu murokora kwe guhumuka akareba izindi ngabo zimugose. Haleluya! Ntabwo tugoswe n'abarozi gusa, bahari barahari. Icyakora bazaterana, icyakora bazacuragura, icyakora bazagambana. Ariko Imana yavuze ngo intwaro bacuriye zizaba iki? Zizaba sanze fe, zizahinduka ubusa. Amen. Bashaka ko ngusengera mu izina rya Yesu, amaso yagahumuka, wagira mu rugo ukaryama ugasinzira, uraruwikanga abadayimoni, urarubona inzozi mbi. Ariko njya gukubwira kuri uyu mugoroba ngo bigize gute? Ubuzima no gupfa biraturanye. Nubwo uvuze ngo urarwaye, nta kanya wakirira hano. Hari imiti yo mu mwuka Imana ivurisha abarokore. Imana igira farumasi. Haleluya! Ntabwo imiti muyibona, ariko n'ubundi n'imiti yo kwa muganga mufata simwe muyikora. N'imiti munywa ntabwo mwese kusoma kuri kanditseho. Imana ibyo ni imiti mutari kubona. Nubyizera urakira mu izina rya nde. Amen. Ndashaka kubabwira ngo ibyo mutabona birahari.
biza gute? Babibona gute rero? Babibonesha amaso yo kwizera. Amaso y'iki? Yo kwizera. Ntabwo nshaka kongera gusoma ko yaminota isigaye. Nusoma mu Baroma ibice 4 murongo wa 16 kugeza 18, ni umugabo witwa Aburahamu uyizeye ibiti yo kwizera. Yavuze ijambo rikomeye mu Baroma ibice 4 16-17. Yavuze ngo yari yamenye ko Imana yita amazina fata ibiriho, fata nk'ibidahari, gafata n'ibidahari kabyita iki? Amazina. Imana yita amazina ubu abuhari. Imana ntigiye isoni zo kuvuga ibintu akwera mu bwonko bwawe. Imana ntabwo igira isoni zo kuvuga ibintu bitakwera mu bwonko bwawe. Yabwiye Aburahamu tuzabyara, ari nagira imyaka 100, agira 90. Ni ukuri cyacyo rero yapfuye, yararangiye. Nani Sara yarunamye yo kubyara byaribagiranye, ariko Imana ntigira isoni ikayisubiramo. Imana ntigira isoni n'ubundi iri kuvugana nawe. Haleluya! Imana gisubiramo ibyo yavuze itetereka igihe cyagiye. Hari abakobwa Imana iri kuvuga imyaka iri kugira, bari gubara imyaka. Imana ntigira imyaka. Imana nimusanga igira imyaka se ntigira nyine. Date de naissance ntayigira, ntigira aho ivuka kadika. Kora kimeze gutyo nawe niki kubona, ikubona nk'uko imeze. Haleluya! Ikurebera mu ndorerwamo zayo. Niyo mpamvu yikubwira ibintu iteta ku gihe wavukiye, iteta ku bakubyaye, ntiyitukuza. Imana ntigira ibara. Niyo mpamvu yivuga ibwira umuntu izi ko uwo muntu agomba kuyireba nk'uko imeze, kandi tubwira mu rurimi rwayo bakadusobanurira. Ariko Imana nta kibazo cy'amaki. None maze gusoma ko Aburahamu yari yamenye ko Imana yita amazina tarabaho. Akubwira ko Imana aho bya iwawe waravuye puro tazibagiwe. Nubwo uri kuririmba ariko urabizi ko yaka yakugenda. Uko umwaka ushize abanye gukora n'ibintu wowe wumva ibyawe byarangiye. Ntago ari Imana yavuganye nawe ibyo uri kubyivugaho. Yaka ni yasona nyoko, ntago ari Imana yivuze. Nani ifite ubushobozi. Haleluya! Ngo Imana yaguhera umugisha ahantu hose naho bidashoboka naho utari. Imana yaguhera umugisha aho bawuburiye. Uyu muryango ngo ntabwo ukora, barakubeshya. Ntago ari Imana yabivuze, n'abantu babivuze. Abagiyemo bose barataha. Ntago ari wowe, ntago ari Imana yabivuze, n'abo bantu. Bidahari birahari. Banyemerera tukabisaba. Baguhumura amaso ukabona iriba ry'amazi ukanywa kareka gahinda. Aburahamu nuko yatekerezaga. Ibyo bintu byose rero tubibonesha amaso yo kwizera. Dusomye Abaheburayo 11, ukwizera no kumenya udashidikanya ibyo kumenya. Kamenya ko bizaba. Paulo we yavuze impamvu adacogora, yaravuze ngo icyo gituma tudacogora no umuntu wacu w'inyuma saza, umuntu wacu w'imbere. Umuntu w'inyuma w'imbere bari muri sanse ziropose. W'inyuma agenda ashiraho asaza agira imi apfa birahinduka. Icyo gituma tudacogora. Mbabwire niba mushaka kudacogo ati pa achikinde tukora n'ibyishimo bavuga ngo umwami Yesu babazenye bafasa ati naho na banande tubwira ibanga. Aravuga ngo impamvu ndacogora areba kubiboneka bongereho gusa, ntabwo tureba sa kubera iki iby'igihe, ahubwo tureba kubitabo ndeka ukarebye iteka. Ayo maso ko yakora kandi ntabwo no kwita nsigaranye rero 10 bayisengamo.